nibyo koko hari igihe uba ufite email yawe ugasanga iri kugenda yuzura account ya email, ugasanga iri kugenda yuzuzwa na message zidafite umumaro. Reka nze nkunyuremo muri makeya ukuntu bigenda. Nk'ubu iyo ugiye hano ubonamo icyo twita all outbox, ni urukusanyirizo rwa message harimo izamamaza ibikorwa by'abandi, business. Murabona ko dufite igice bita social promotion and primary. Bitandukanira he? Igice cya primary iyo umuntu akwandikiye message biza muri primary. Nawe iyo wandikiye undi muntu message, iyo message ijya mu gice twita primary, ni igice cy'ingenzi. Hanyuma kino gice cyitwa cya promotion ni igice kijyamo message ariko zijyanye n'ifatabuguzi uba warakoze wowe. Urugero iyo ugiye kuri za social media zimwe na zimwe za UNICEF, urugero nka za LinkedIn, izo zose rero kenshi na kenshi iyo ari browser y'abandi bantu cyangwa se ari application y'abandi wafashemo ifatabuguzi, byose byigira muri promotion. Iyo rero hari update bari kugenda bakora kuri application zabo, wowe utubona message, iyo message ikajya muri promotion. Ahangaha niba bakubwiye ngo hari updates, wowe utaguha message zikajya muri promotion. Hari igihe usanga zabaye nyinshi bikaba akavuyo, bikaba byaba ngombwa ko ugenda ubisiba. Reka nze nguhe nk'urugero, nitujya muri email, reka tujye muri promotion urebe, urahasanga ngo Metro opinions n'ibindi bitandukanye. Urabona ni akavuyo, ariko ushobora no kubisiba ukanda mu tudomo dutatu ukaba ukajya ahanditse ngo unfollow. Hanyuma tukajya ikindi gice twita social. Twese tugira social media, tugiramo za TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn n'ibindi bitandukanye. Bishatse kuvuga ngo rero ni ahantu hajya message zijyanye na social media. Urugero ukanzemo usangamo Twitter, usangamo abantu bose bagize comment kuri Twitter, wowe uhita ubona notification. Niyo mpamvu usanga hari igice ubona kiba cyaruzuye, na nk'ubu byaruzuye. Igice cya YouTube, Facebook, ugasanga rero konti yawe ni akavuyo cyangwa se yaruzuye. None igisubizo rero ni gute ushobora kubihagarika? Niba udashaka ko hagira umuntu uguha message cyangwa se umuntu kwandikiye message kuri Twitter, udahita ubona notification kuri email, urafungura hano. Urugero nk'uyu nguyu ni Angel Mutabaruka, akimara kwandika message kuri Twitter njye hita mbona notification kuri email, kubera ko namufollowinze kandi nkemera ko Twitter ima message. Njyewe rero ndahita nza hano ku tudomo dutatu hano mbihagarike, ndahita nkandamo. Nimara gukandamo nkore block, ndahita mboloka. Ntago ndaba mborotse uyu wita Angel Mutabaruka, ahubwo ndaba mborotse Twitter kuzongera kunyohereza message kuri email yanjye. So ndakandamo hano block, urabona ko hano byahise biza ari unblock. Ndamutse nkanzemo naba bigaruye, hano ko ni info@twitter.com. ubwo nibo mfunze, ntibazongera kuma message mu gihe hari message abona followinze kuri Twitter banditse. Ngayo nguko. Ubwo no kuri YouTube, niba nabwo mbikeneye, you see here, mfite kugenda, that is new comment. Umuntu
ndahita njyaho hano njye utudomo 3 nkore block user, ubwo ndaba mbifunze. Icyo gihe rero narangiza nkajya nkandamo nkajya nsindagiramo urutoki bikivivura, nsindagiramo urutoki nkabisiba, nkasiba delete, nkabisiba, ubundi konti yanjye ikaba safe. Ngayo nguko rero nibwo buryo umuntu ahagarika message adakeneye za social media, za promotion, something else. Mwakoze cyane kunkurikira, mwibuke abatarakora subscribe mukore subscribe, nkomeze ngende mbigisha utuntu tw'ubwenge. Ciao ndabakunda cyane.